Yagize ati nyamara nuko mutabibona ariko nyamara ubu ngubu igihe kirageze ngo leta yacu natwe igihugu cy'u Rwanda idufate nk'ingagi. Ayo ni amagambo yavuzwe na Itayiwacu Bruce Melody uri mu bahanzi amaze kumenyekana ku ruhando mpuzamahanga hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Niki cyateye Bruce Melody kuvuga aya magambo akomeye gutya ngutya agira ati igihe kirageze natwe leta yacu y'igihugu idufate nk'ingagi, agira ati umuziki urimo amafaranga menshi cyane. Reka rero tubyinjiremo neza turebe icyateye Bruce Melody kuvuga aya magambo mu kiganiro yagiranye na Igihe Sport Club. Reka tubyinjiremo ngo ikaze nimba rugamba rugeze hano kora subscribe kugira ngo tuzajye tubana buri munsi mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru abavugwa hirya no hino. Bruce Melody rero uri mu bahanzi bakomeye mu Rwanda yavuze ku muziki wahangaha mu gihugu cy'u Rwanda, avuga yuko urimo amafaranga menshi cyane kandi wakurura ba mukerarugendo benshi mu gihe waba uhawe agaciro n'abahanzi bagashorwamo imari nk'uko ishorwa mu bikorwa biteza imbere ubukerarugendo hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Yagize ati rero biramutse bibaye gutyo rero umuziki nawo ukagirirwa icyizere ugashorwamo amafaranga nk'uko ibindi bikorwa by'ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda bishorwamo nk'ubukerarugendo, n'umuziki ugahabwa agaciro nk'uko ubukerarugendo buhabwa agaciro, umuziki rwose wavamo amafaranga menshi cyane ndetse wakurana ba mukerarugendo. Avuga yuko igihe kigeze kugira n'abahanzi bafatwe nk'ingagi mu kuba bakinjiriza igihugu. Uyu muhanzi yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na Igihe Sport Club, yahamije ko mu bihe bitandukanye yahuye n'umukuru w'igihugu agira ubwoba bwinshi cyane agasesa urumeza kubera ubwoba. Yagize ati niyo mwahura ka gihumbi umubiri uzana urumeza, njye ntabwo kuvuga byemera mba mwumva gusa ahubwo ngasohoka nijujuta mvuga nti nari mfite agatekerezo kuko ntabimubwiye. Urumva rero ni ibintu biba bigoye cyane, avuga yuko guhura n'umukuru w'igihugu ari ibintu bitaba byoroshye ariko nyamara ni ibintu binezeza buri umwe wese, ariko kandi nyamara agira ati nubwo mwahura ka gihumbi ntabwo wabura kugira ubwoba. We ubwiwe yifatiyeho urugero avuga yuko rwose bahuye ashesha urumeza. Bruce Melody yakomeje agaragaza ko akunda umukuru w'igihugu akamwubaha kandi akamutinya. Mu birori bisoza umwaka wa 2025 Perezida Kagame yavuze ku ndirimbo Bado ya Bruce Melody ibyo uyu muhanzi yishimira cyane ndetse byamunejeje bikamukora ku mutima. Ati nari mpari nabuze aho ndigitira kuba perezida asigaye aha umwanya umuziki wacu akawumva bitwaye igihe yonyine dufite ni ikintu Nigeria icuruza ku rwego bingoye kwibuka perezida wayo ariko Wizkid ndamwibuka. Yakomeje agira ati ni isoko y'amafaranga guha umuziki agaciro. Igihugu cyakarebye uburyo rwose giha umuziki nyarwanda agaciro, yego n'ubundi uhabwa agaciro, ariko yakomeje agira ati uko umuziki uhabwa agaciro bikongerwamo imbaraga. Igihe rero kirageze ko leta idufata nk'ingagi, umuziki wakurura abakerarugendo benshi cyane hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Muri iyi minsi Bruce Melody ari kubica bigacika kubera indirimbo yiwe yashyize hanze yise Pom yakoranye na Diamond Platnumz wo muri Tanzania ndetse na Brown Joel wo muri Nigeria. Ni indirimbo ikunzwe cyane hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda yewe no mu bihugu bituranye n'u Rwanda. Niyo ndirimbo iri gucurangwa cyane kurusha izindi zose, indirimbo Pom ya Bruce Melody. Kuvuga yuko ariyo ndirimbo ikunzwe cyane muri Afurika ntabwo waba ubeshye. Iyi ndirimbo irayoboye na n'uyu mwanya uyu muhanzi wacu Bruce Melody yasoranye n'uwo bita Diamond Platnumz ndetse na Brown Joel wo muri Nigeria. Ni indirimbo
ubu ngubu imaze kurebwa n'abagera kuri miliyoni imwe n'ibihumbi bigera kuri 800 ku rubuga rwa YouTube mu gihe kingana n'icyumweru, kubera yuko uyu munsi w'ejo ku wa kane niho yujuje icyumweru nibwo yagiye hanze ku isaha y'isaa 7 z'ijoro. Indirimbo yagiye hanze amaze guperforminga muri Biki Arena mu gitaramo yari yatumiwemo na The Ben. Uyu muhanzi rero kugeza ubu ngubu iyi ndirimbo yiwe niyo ndirimbo ikunzwe cyane hano ngaha ku mugabane wacu wa Afurika. Ni indirimbo iri gukorerwa challenge menshi ku rubuga rwa TikTok ndetse na Facebook ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zindi zigiye zitandukanye. Ni indirimbo yakorewe visual menshi, ni indirimbo yakorewe recovery menshi n'abandi bantu baririmba haba ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ni indirimbo yakorewe nabwo indi miziki itandukanye mu cyo bita Suna, ngira ngo ni urubuga narwo ruri hit mw'iyi minsi, ni urubuga ruri gukora imiziki igiye itandukanye. Rero kugeza n'uyu mwanya indirimbo ya Diamond Platnumz iracyayoboye, ni indirimbo iri gucuruzwa cyane ku mbuga nkoranyambaga. Reka nkubwire ukomeze kugira ibihe byiza ndetse ukomeze no kugubwa neza wiho twabanye kuri uyu muyoboro wacu mugari wa Sam G Official. Nimba uri umugabo wa Bruce Melody imitima myinshi muri comment, uri umufana wa Munyakazi cyangwa se 001